Ndagusuhuje nshuti muvandimwe nkwifurije igitondo cyiza. Reka dushimire Imana yabanye natwe ikaturinda. Dukomeje kwigana igitabo inama ku mirire n'ibyo kurya. Uyu munsi turi ku gice cya 13 kitubwira ngo imirire yagenewe abana. Mbese birakwiriye yuko tumenya imirire abana bakwiriye kurya? Yego rwose. Tugiye gukomeza ku ngingo zigera kuri ebyiri. Iya mbere iravuga ngo intangiriro nyakuri y'ivugurura n'ubugorozi. Iya kabiri iratubwira ngo uruhinja. Imbaraga z'abakozi bacu bashinzwe ibyo kwirinda ntizihagije ngo zigere kure kugira ngo umuvumo wo kutirinda uboneka mu gihugu cyacu uranduke. Birakomeye ko ingeso zamaze kubakwa ziranduka. Ivugurura rigomba gutangirana n'umubyeyi mbere yuko yibaruka umwana. Kandi niba inama zituruka ku Mana zubahirijwe, zukubahirizwa mu buryo bukiranuka, ukutirinda ntikwaboneka. Buri mubyeyi agomba guhora akorana umuhati ngo ahuze imico ye n'ubushake bw'Imana kugira ngo abashe gukorana nayo mu kurinda abana be kwangirika n'imico mibi by'iki gihe byica imibereho n'ubuzima. Ababyeyi nibashake bwangu kandi badatindiganyije uburyo bagomba kubana n'umuremyi wabo, maze kubwo gufashwa n'ubuntu bwe bashobore kubaka mu bana babo urukuta rubarinda kononekara kw'imico no kutirinda. Ababyeyi nibaramuka bakurikije iyo migenzereze bazabona abana babo nk'uko byagenze kuri Daniyeli akiri muto, bageze ku kigero cyo hejuru mu mico mbonera n'ubuhanga, kandi bahindukira umugisha umuryango mugari n'abahesha umuremyi wabo icyubahiro. Amen. Uruhinja. Ibyo kurya birusha ibindi kuba byiza ku mwana w'uruhinja ni ibyo kurya bituruka mu byaremwe. Ntakwiriye kubivutswa nta mpamvu. Umubyeyi wirengagiza inshingano yoroheje yo kugaburira umwana we yaba ameze nk'utagira umutima, wishakira gusa umudendezo no kwishimisha. Umubyeyi wemera ko umwana wagaburirwa cyangwa se yonswa n'undi mubyeyi akwiriye kuzirikana uko ingaruka z'ibyo zizamera. Uwo murezi w'uwo mwana mu rugero runini cyangwa rutoya azaha uwo mwana imyitwarire n'imico ye, aho kugira ngo abantu bagendere mu murongo w'ibyaremwe barabyangiza kugira ngo bagendane n'ibigezweho. Kenshi ababyeyi bakoresha abandi bantu bo kubarerera cyangwa bagakoresha inkongoro z'abana bakazisimbuza konsa abana babo. Nicyo gituma imwe mu nshingano z'ingenzi kurusha izindi kandi zitunganye cyane umubyeyi abasha gusohoreza urubyaro rwe ari nayo ihuza ubuzima bwe n'ubw'umwana, ndetse igatuma umutima we ugaragaza ibyera biwurimo. Iyo nshingano iguranwa gukoresha ubupfayongo bwo kugendana n'ibigezweho. Hari ababyeyi biteguye kureka inshingano zabo za kibyeyi zo kugaburira abana babo bitewe gusa no kubona ko nta mwanya bafite wo kwizirika ku bana babo, nyamara ari imbuto zo mu nda zabo. Bakabona ko ibyo bibatesha umwanya. Kujya mu tubyiniro no kwinezeza nibyo byijimishije imyanya y'ibyiyumviro y'ubugingo bw'abo babyeyi. Bagenda bakururwa biruseho n'ibigezweho aho kwita ku nshingano zabo za kibyeyi mu bana babo. Bahitamo kwegurira abana babo abakozi ngo babe ari bo bakora inshingano bakagombye ubwabo gukora. Ibyo rero bimenyereza bitari iby'ukuri bituma inshingano za ngombwa arizo umubyeyi yagombye gukora yishimye yumva atazishimiye, kuko abona ko kwita ku bana be bimubangamira bikamubuza kugendana n'ibigezweho by'isi. Ibyo bituma umukozi ari gukora inshingano z'umubyeyi maze akaba ari uha umwana amashereka azatunga ubuzima bwe. Ntabwo ari ibyo gusa. Wa murezi aha wa mwana rera imyitwarire n'imico ye, bityo ubuzima bw'umwana bukaba isanganubwe. Iyo uwo murezi ari umunyamico mibi, utitonda kandi utagira ubwenge, iyo arangwa n'imico iteye ikibazo, umwana kenshi azagira imico imeze nk'iyo. Ibiranga amaraso ya wa murezi nibyo bizahererekana byinjire mu kanwa. Ababyeyi badashaka kwikoza abana babo ntibashake gusohoza inshingano zabo za kibyeyi kuko babona ko zibabereye umutwaro batabasha gutwara,
maze bagahitamo kugendana n'ibigezweho kandi ntibakwiriye kwitwa ababyeyi kubera iyo mpamvu. Banduza imico mbonera n'ingeso zitunganye ziranga umubyeyi, maze bagahitamo guhinduka ibinyugunyugu biguruka inyuma y'ibinezeza bigezweho, bagatesha agaciro inshingano zabo imbere y'urubyaro rwabo, bakarushwa n'inyamaswa. Ababyeyi benshi basimbuza konsa inkongoro. Konsa ni ngombwa kuko ababyeyi badafite indi ndyo baha abana b'impinja. Ariko ababyeyi 9 mu 10 bitewe n'akamenyero kabi bafashe mu myambarire no mu mirire yabo kuva bakiri bato, byatumye batabasha gusohoza inshingano zabo baremewe kuzuza. Nakomeje kwerekwa ko ku babyeyi bashoboye konsa abana babo bakabasimbuza inkongoro ari ubupfayongo kandi bidakwiriye. Mu gihe bigenze bityo, icy'ingenzi kigomba kwitabwaho ni ugushaka amata y'inka nzima, kandi amata n'inkongoro bigateguranwa isuku yuzuye. Iba kenshi birirengagizwa, maze ingaruka ikaba kuribwa mu nda k'uruhinja. Igifu n'ubura bitangira gukora nabi, akarwara nyamara yaravukanye ubuzima bwiza. Igihe uruhinja rutangira konka amashereka ya nyina, kiba ari igihe kigoranye. Abagore benshi mu gihe bonsa usanga bakora imirimo ibarenze yo mu gikoni, bakiyuha akuya, amaraso yabo agashyuha, maze ingaruka zikagera kuri urwo ruhinja, bidatewe gusa no kuba amashereka y'umubyeyi aba yashyuhiranye, ahubwo no kuba amaraso ye bwite aba yandujwe n'uburozi butewe n'imirire mibi y'umubyeyi iba yateje umubiri wose gukora nabi, bityo bikagira ingaruka ku byo kurya cyangwa se ku mashereka y'umwana. Umwana kandi agerwaho n'ingaruka z'imibereho y'imitekerereze cyangwa se ubwonko bwa nyina. Niba atishimye, ahura n'ibimutera kudatuza, arakazwa n'ubusa, agaragaza vuba amarangamutima, kandi ibyo kurya umwana ahabwa na nyina bizakongezwa n'ibyo, akenshi bimutera uburibwe mu nda, kwikanya kw'imikaya ndetse n'ibihe runaka, bikaba byatera umubiri we kugagara n'uburwayi bwa gitunguro. Imico umwana agira kandi iterwa ku buryo bukomeye cyangwa bworoheje n'imiterere y'amashereka ahabwa na nyina. Mbega rero ukuntu ari ingenzi cyane ko umubyeyi mu gihe arimo konsa umwana we akwiriye kugira intekerezo zirangwa n'ibyishimo, akaba umuntu urinda cyane umutima we. Mu gihe bigenze bityo, ibyo kurya by'umwana ntibizateza akaga, kandi hamwe no kugira umutuzo, kwihangana umubyeyi akomeza kugaragaza igihe arera umwana, bigira icyo bikora gikomeye mu kurema intekerezo z'umwana. Niba umwana arangwa no kurakara no kudatuza, imyitwarire yo kwigengesera no kwitonda bizagenda bihosha kandi bikosora iyo mico y'umwana, kandi ubuzima bwe buzarushaho kugenda bumererwa neza. Muvandimwe, uri kumva ko ni imibereho ya buri munsi. Rero harasabwa impinduka, kuko uko twitwara, uko turya, uko tubaho, imirimo yacu ya buri munsi, ibyo nibyo bigira uruhare mu guha umwana icyerekezo cy'ubuzima bwe. Abana b'impinja kenshi bahura n'ingorane zo kudafatwa neza. Iyo batewe uburakari no kurira, babahoresha kubaha amashereka, nyamara kandi mu bihe byinshi impamvu nyirizina y'uko kurakara iba yatewe no kugaburirwa birengeje urugero. Ayo mashereka akaba yahumanijwe n'ingeso mbi za nyina. Kurushaho kumwonsa rero byongera ikibazo, kuko igifu kiba cyamaze kuzura. Reka Imana itugirire neza mu izina rya Yesu, amen. Mugire isabato nziza.